kwakira muri iki kiganiro cyacu Dr François Xavier Munyarugerero, uri hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Turagusuhuje, muraho murakomeye? Ndaho ndakomeye, nanjye ndagusuhuje rwose bwana Jean Claude Mulindahabi. Ndishimye cyane kongera kubonana no kuganira namwe n'abakunzi bacu. Urakoze cyane. Nk'uko bisanzwe urisanga ku mbuga zacu za RSP Info ndetse na Bwakeye TV. Ntabwo ari ubwa mbere tukwakiriye, dukunda abagaruka. Umutumirwa wacu uretse no kuba twabasobanurira yuko nyine ari n'impuguke mu bijyanye n'amateka, ariko ni n'umwanditsi w'ibitabo. Ni umwanditsi w'ibitabo. Reka ndetse mbagezeho bimwe mu byo yanditse. Hari nk'iki ngiki mubona, réseau pouvoir opposition. Mu nteruro imwe wavuga ko hano washakaga kuvuga iki, Dr? Hano ushaka kwerekana ko mu Rwanda icyo bita competition politique, ni ukuvuga kurwanya ubutegetsi no kugenda basimbana ku butegetsi, bikorerwa cyane cyane kugira ngo babone ubutegetsi cyangwa se babwamburwe cyangwa barwanye ubutegetsi buriho, bikorerwa akenshi mu cyo nise réseau, ni ukuvuga amatsinda y'abantu bishyira hamwe ku mpamvu nyinshi, noneho bakishyira hamwe bakagenda basobanurira abandi cyangwa se bagafata abandi bagafatisha ingufu ubutegetsi kugira ngo babugumane. Yerekana ukuntu u Rwanda rwagiye rusimburana ku butegetsi, ni uko bigenda kandi n'ingaruka byagiye bigira ku baturage, uko amasimburana ipiganwa ku butegetsi hejuru ku bushorishori bw'igihugu bwagiye bugira ku baturage. Hari rero n'iki gitabo wise Rayons et Nuées. Ho washaka kuvuga iki? Yewe biranasize, ntabwo umuntu ahita yumva icyo ushaka kuvuga. Wasobanurira abantu. Rayons et Nuées ni igitabo cy'ibisigo. Natangiye kwandika ibisigo nkiri n'umwana, nkiri muto cyane. Igitabo cy'ibisigo rero nagiye nandika ibisigo, noneho mbyandika uko inganzo igiza, noneho mbonye ibisa mbishyira hamwe nkagenda biha inyito, mbese nkurikije uko bigenda byegerana. Navuze ku mibereho yanjye, mvuga kuri Afurika, mvuga ku rukundo, mvuga ku guharanira uburenganzira bw'umuntu, mvuga ku myemerere y'abantu. Mbese ni ibisigo. U Rwanda narwo warushyizemo? Narwo ruvugamo nyine uko burya u Rwanda burya abantu n'ubundi igihugu babamo, n'u Rwanda usangamo ibisomyi, bisangamo mvuga ibyiza bitatse n'iki byose birimo. Hanyuma rero igitabo cya gatatu muri bine ngira ngo nereka abantu, hari n'iki wise ngo Il ne mourra pas seul. Il ne mourra pas seul ni ikinamico, ndashaka kuvuga ko uwo muntu atazapfa wenyine. Cyane cyane ashaka kwerekana ibibazo by'ihora mu Rwanda, bita mu Gifaransa vendetta. Nashaka kwerekana ukuntu guhora bishobora kubyara ingaruka ziteye ubwoba mu gihugu, bishobora kuba byanatsemba abantu, kubera ko mbere y'uko ubucamanza cyangwa ubutabera bufata ingufu kugira ngo buze abantu kwihorera, habagaho umuntu wapfuye, yajya gutuma abantu bose bakunze kwihorera, ku buryo babikomeje batyo igihugu kijya kubura abantu, kikabura ingabo, kikabura byose. Niyo mpamvu iyi kinamico yanditse kera, nubwo yasohotse muri 2015, ariko nayanditse nkiri mu Rwanda muri 1980. Yego. Imaze igihe kandi yanakinwe mu Rwanda. Igitabo cya kane ngira ngo nsorezeho ku byo wanditse ni iki wise Dominique Mbonyumutwa, président du Rwanda en révolution. Muri make iki rero ni igitabo nafatanyije, nagiye kureba umuryango we, cyane cyane wari wabinsabye. Noneho muri 1989 na 1990 nazengurutse ahantu hose Mbonyumutwa yaciye. Muzi ko wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda mu gihe mu Rwanda hari revolution nyine bicika.
noneho nkavuga nti uyu muntu watumye ariwe muntu mu Rwanda wabaye perezida akabyitwa, reka tumuvuge, yaturutse hehe? Abantu niko bamwe bavuga ngo baramuzi, bamwe baramuziho gusa ko ngo yakubiswe urushyi n'insoresore zari zimusanze ibukomero, nuko nyine u Rwanda rwose ruhinduka inkoyo yo nyine revolution iratangira. Ndavuga ati uyu muntu mumurebe yaturutse he, imvukire ye, imikurire ye, ibyo yakoreye igihugu n'u Rwanda yabaye mu rwariro, nicyo byatwigisha mu mateka yacu. Twishimiye rero yuko uyu munsi ugiye kudusangiza ku bumenyi, ku bushakashatsi, uretse ko warabaye umunyamakuru, wabaye n'umwarimu, hanyuma ariko ukaba by'umwihariko abantu banakuzi nk'impuguke mu mateka. Uri impuguke mu mateka. Ingingo y'uyu munsi tuganiraho rero ni ingingo ikomeye yo kwibaza impamvu abanyarwanda cyane cyane duhereye ku bari ku butegetsi bashobora kugira ingingimira cyangwa se no gutera umugongo yo kugira ngo amateka y'igihugu cy'u Rwanda yose uko yakabaye abashe kugaragazwa ndetse no kuba uruhererekane uko yaba ari kose, kuko ni amateka y'igihugu cy'u Rwanda kandi amateka ntahimbwa ahubwo avugwa uko yakabaye. Bikaba bizwi rero yuko hari aho byageze nyuma y'imyaka mike ishyaka rya FPR bifashe ubutegetsi, hari aho ryahagaritse isomo ry'amateka, hanyuma baza kunyuzaho igihe cyo kugira ngo bige, noneho batekereze, barebe ibyo bashobora kuba bashyira mu nteganyanyigisho. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ububiligi tuganirire na Prudence Nsengumukiza. Ni umunyamakuru, aheruka mu Rwanda vuba, nta n'umwaka ushize. Ndizera ko twumvikana. Prudence, urakomeye? Ndaho neza Jean Claude, ndakomeye mu gihugu cy'Ububiligi. Uvuze ko mperuka vuba mu Rwanda, nibyo, ariko ubu ngubu umwaka uri gushira ndaha mu gihugu cy'Ububiligi, ariko byonyine umwaka ni mutoya, amezi 12 ni make cyane. Niyo mpamvu uko bivuze ni ukuri koko mperuka mu Rwanda vuba, urebye mu gihe mwahaviriye ni giheruka mu Rwanda vuba. Muri iki gihe wabwira abantu ko byifashe gute? Isomo ry'amateka y'u Rwanda riratangwa, ariko mbere yaho ukaba wanatubwira, kuko hari igihe iryari risanzwe ryanigishwaga mu myaka yo hambere, hari igihe ryahagaritswe. Wagira icyo ubwiraho abantu kugira ngo abantu bumve uko muri iki gihe byifashe, Prudence? Urakoze cyane Jean Claude. Nibyo koko isomo ry'amateka y'u Rwanda hari imyaka ryaje guhagarikwa, bavuga yuko isomo ry'amateka ryatangwaga ritajyanye n'amateka nyakuri akwiriye kwigishwa, akwiriye guhabwa abanyeshuri mu Rwanda. Bayivuga mu busobanuro batangaga. Iki gihe rero bari bahagaritse iryo somo, nyuma ariko baje kongera gukomorera iryo somo. Ubu ngubu iryo somo ry'amateka mu mashuri yisumbuye riratangwa, kuko hagize umwanya wo kwandika Minisiteri y'Uburezi ifatanije na Minisiteri y'Ubumwe bagize umwanya wo kwandika ibitabo by'amateka bafatanyije n'abandi banyamateka, bikubiyemo amateka bo bumva yuko afite akamaro, ari amateka nyakuri abana b'Abanyarwanda bagomba kwigishwa, bavuga yuko amateka ashingiye ku kuri. Nyuma rero yo gukusanya ibyo bitabo ndetse no guhugura abarimu, kuko abarimu nabo bagomba kwigisha iryo somo ry'amateka y'u Rwanda, ndi mu Rwanda bahawe amahugurwa kugira ngo bazigishe iryo somo. Amahugurwa yo n'ubu ngubu aracyaba, ntasiba, bahugura abarimu kugira ngo bigishe iryo somo ry'amateka. Ibyo rero byose bamaze kubishyira ku murongo, bamaze kubikora, ibitabo bimaze gusohoka, bamaze no guhugura abarimu, iryo somo ryaragarutse. Nkurikije ibyo mu Rwanda bari kuvuga, bavuga ubu ngubu ibyo bavuze yuko ngo ntabwo bikwiriye yuko abana ubu ngubu bari kuvuka n'abavutse batabaye muri ayo mateka bakomeza kugenda baca muri ibyo bintu bita yuko ngo amateka yari yanditswe ngo yashoboraga ngo yigishaga
yigishwaga mu buryo bugoretse, mu buryo butari bwo, ngo bagasanga nta n'akamaro afitiye abanyarwanda, bimwe bagenda babikuramo. ubu ngubu mu gitabo cy'amateka y'u Rwanda bakoze gishya, gikubiyemo amateka ahanini ashaka kugaragaza ibikorwa byiza, bo bavuga byiza, byaranze igihugu, ahanini kandi byubakiye ku rugamba rwo kwibohora, niko babyita. Ni ukuvuga yuko bo bavuga yuko amateka yaranze igihugu mbere, ibihe bya revolisiyo ya 59, ibihe byo gushaka ubwigenge, n'ibihe by'ingoma ya cyami, ndetse n'ibihe by'ubukoroni. Ayo mateka basanga yuko ngo hari aho yagiye agorekwa, bagasanga abana badakwiriye kuyiga. Ibyo byose rero bagiye babihindura, ngo mu mateka ya mbere arimo yigishwa, hari abarimu ngo barangwaga n'amarangamutima, ngo bakigisha amateka atariyo. Niyo mpamvu rero banditse igitabo gihuza amateka bashaka ko yigishwa. Ni ukuvuga ngo ubu umwarimu wese ategetswe kwigisha amateka ari muri icyo gitabo, gikubiyemo ayo mateka avuga kuri jenoside, amateka avuga ku rugamba rwo kwibohora igihugu, amateka avuga no ku bindi bikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, n'abagize uruhare muri urwo rugamba. Ngira ngo niba yaravutse mu mwaka wa 2000, hari byinshi atazi. Ubwo icyo ni igihe cyo kugira ngo bahindure abana, babereke ayo mateka, bayagendereho, bumve yuko andi mateka abaye mu gihugu, amateka asa nkaho atabaye hatari guhabwa agaciro, asa nkaho yo yigijweyo, niyo agerageje kwigishwa, yigishwa mu buryo butari bwo, mu buryo bw'amarangamutima. Ko ubwigenge bwa nyabwo butangira ubwo inkotanyi, FPR Inkotanyi zari zimaze kugera ku butegetsi, bakavuga yuko aribwo zahaye abanyarwanda ituze n'amahoro, ubumwe ndetse n'ubwiyunge, bakongera kubana mu mahoro. Ibyo rero nibyo bita ko ari ubwigenge ku gihugu. Niyo mpamvu nkuko nari nkwa urugero, ibintu bimwe bitakigishwa, nk'iyo tariki y'ubwigenge, u Rwanda rubona ubwigenge mu 1962, ntabwo bigihabwa agaciro. N'abaharanira ubwo bwigenge ntabwo bagihabwa agaciro, ahubwo bari mu isura yuko aribo bateje ibibazo mu gihugu. None ibyo bibazo bikaza guhagarikwa nande, bigahagarikwa na FPR Inkotanyi zimaze kugera ku butegetsi, ikongera kugarurira ituze mu Rwanda, abanyarwanda. Ayo niyo mateka ari kwigishwa mu gihugu, mu bana bari kwiga mu mashuri yisumbuye muri iyi minsi ku mateka y'u Rwanda. Umaze kumva, ni umunyamakuru wakoze uyu mwuga mu myaka ya vuba. Imbere mu Rwanda navugaga ko hashize umwaka umwe gusa ageze mu gihugu cy'Ububiligi, aho ari kwiga, ariko akaba yaranahisemo kujya kwibera hanze kubera ko yabonaga aho akorera umwuga mbese bitamworoheye ngo awukore uko yakwifuje kuwukora. Mbere y'uko wenda ugira icyo uvuga ku byo amaze gusobanura by'uko ibikubiye mu nyigisho y'amateka itangwa muri iki gihe byahinduye isura, turagira ngo ni byiza yuko wabanza gusobanurira abantu muri make cyane, amateka ni iki? Amateka amaze iki? Kuyiga no kuyigisha bimaze iki? Muri make cyane, kuko nzi ko wabivugaho byinshi, kugira ngo tugere no kuri iyi ngingo yo kwibaza impamvu habaye kubuza yigishwaga, none hakaba hari andi yateganyijwe, nk'uko Prudence Nsengumukiza amaze kubisobanura yuko hari andi bateguye ariyo bari kwigisha urubyiruko. Amateka ni iki? Amariye iki abantu? Kuki akwiye kwigishwa? Ndagushimiye rwose, kandi ndashimira n'uwo mugenzi wacu Prudence Nsengumukiza uduhaye by'umwimerere uburyo yabaye muri iryo sizana ari mu Rwanda yo kurwana n'amateka, uko nabyumvise. Ubu ngubu ndabona ubutegetsi burimo kurwana n'amateka, kandi amateka ni iki? Nk'uko ubimajije, amateka ni imibereho y'abakurambere uko babayeho bose mu nzego zose zireba ubuzima bw'umuntu, ari imitegekere, ari imibanire y'abandi, ari umuco, ari ikoranabuhanga, ku ngeri zose. Mbese nta na kimwe amateka ubundi agomba kureka. Ikibazo gihari rero ni uko amateka, ubwo iyo mibereho y'abakurambere
dufitiye gihamya ishobora kuba iri mu mvugo, gihamya ishobora kuba iri mu nyandiko, gihamya ishobora kuba iri mu byagiye ibisigazwa by'amazu cyangwa se inyubako, imitako n'ibyo byose byagiye bakora, cyangwa ubugeni ubukorikori abantu bagiye bahimba uko iminsi yagiye ikurikirana n'uburyo babikoze. Ibyo rero hari ubwo tugira amahirwe tukabibona, ibyo mu gifaransa bita trace, ni ukuvuga ibyasigaye bigaragara, dushobora guheraho tukubaka ayo mateka. Ariko hari ubwo biba bidahari, bizwi gusa mu mvugo, cyane cyane mu bihugu bya Afurika nko mu Rwanda tutari dufite inyandiko abantu bagendaga babihererekanya, hakaba bamwe babyiga babibwiye abandi mu mvugo, akaba abivuga gusa bisekereza, abantu bakabifata nk'urwenya, abandi bakabifata ari nk'imvugo igenewe kugira ngo abantu bakoreshe mu mihango y'amadini, imihango yo kwimika abayobozi cyangwa abami, mbese imihango, ugasanga mbese ibyo byose iyo ubibonye ni amateka. Yari uruhererekane no mu biganiro. Ikibazo cyari ni uko icyiza cy'amateka yanditse, cy'ibishushanyo byanditse, ni uko bigaragara nyine ubibona ari ibyo uvanye mu mazu yasenyutse, ibisigazwa by'amazu, ari inyandiko kanaka yanditse, ubona ko yabyanditse. Ariko ibyo mu magambo, ikibazo cyaho ni uko abantu bavuga, ushobora kuvuga ijambo ukarivuga uko ushaka, undi akarivuga uko ashaka, cyangwa se ugahindura interuro, cyangwa se ijambo ukarivanamo bavuga umwambi w'igishiri, undi akavuga ni umwambi w'igishira, bitewe n'uko ubivuze ntumenye neza icyo bivuga, kandi ntabwo bise bivuga kimwe. Ugasanga rero ibivuzwe n'ibyanditse n'ibifitanye ibimenyetso bifatika, bidagira byose. Umunyamateka ni ukuvuga umuntu wihaye uwo mwuga akawiga, aho kugira ngo asesengure ibyo byose, abyige, abicukumbura, abibone, abisobanure, yerekana uko byari biteye igihe abo bantu babikoresheje bari bariho. Ubu ngubu ni akazi gakomeye cyane agomba kwerekana. Ikibazo gihari rero ni iki: iyo hajemo politiki byivanzemo, iyo politiki yivanze muri ibyo bintu birahinduka. Kubera iki? Kubera ko umunyapolitiki we akazi ke ni akahe? Umunyapolitiki akazi ke ni ka buke kabiri, reka buke kabiri, reka nkore uko nshoboye kugira ngo abaturage ndimo kubwira bumve ko ari jye mwiza, ko niba ndi ku butegetsi abandi nabarushije ingufu, nabarushije ubwiza, nabarushije ubwenge. Niyo mpamvu rero muri ku butegetsi wese, cyane cyane mu bihugu nka biriya byacu bitaratekana bivuga musubiramo, bitaratekana mu miyoborere no mu gushyiraho inzego zihamye zemewe n'abaturage bose, usanga buri gihe bose bavuga bati abatubanjije bari ibifura, abatubanjije bari babi, ntacyo bari bashoboye, noneho ugasanga bishyize heza. Niyo mpamvu nkubwiye ko amateka ni intambara, nayo ni intambara n'ubusanzwe, kuko kugira ngo ibyabaye tumenye uko biri, bisaba ko abantu b'inzobere babishimikira, bakabishaka uko biri, bakabivuga, nakwita ko babivuga bararamye, ntaho babogamiye, kuko amateka nk'uko mwabitangiye mu kiganiro, amateka ntabogama, amateka ni ibyabaye. Ikibazo kikaba uko twebwe abantu bariho ubu ngubu tugerageza kubigeraho dukurikije ibimenyetso twagiye tubona mu nyandiko, mu mvugo, mu bisigazwa tujya dusanga hejuru cyangwa hasi cyangwa mu mazi cyangwa ahandi hose duhura nabyo. Hanyuma rero muri make ni ibyo, mbese amateka ni ibyabayeho mu buzima bw'abantu, uko ibihe bisimburana, nta gihimbwa, mu by'ukuri nta kigomba guhimbwa, kuko amateka ni ibintu byabayeho, ntawe ukwiye kubikora nk'uhimba umugani cyangwa nk'uca umugani. Hanyuma rero kubera iki abenegihugu ba buri gihugu bakwiye kumenya amateka y'igihugu cyabo, kuki akwiye kwigishwa mu mashuri? Kubera iki? Akamaro kabyo ni akahe? Hano hari byinshi ushobora kubwira uko byumva, ariko mbagira ngo cyane cyane unganira n'abantu bashobora kuba bavuga ati ibi n'ibi cyangwa bavuga icyo bashaka. Nkunda kugira kwitwaza ibitabo nsoma, cyangwa se aho mvana, cyangwa se inyungurabwenge ngena mbona mu byo abandi banditse kuri icyo kibazo.
hano ufite agatabo reka nkabereke ndabona uko kitwa mu gifaransa kitwa ngo enseigner l'histoire et métier des enjeux kandi twe n'umugabo witwa Gerard Pinson mu kinyarwanda ukavuga ko kwigisha amateka umwuga n'ibibazo bihura nabyo. Kwigisha amateka ni umwuga ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko si ibyo uwenze. Umuntu wese ntashobora kuza hano ngo ugiye uko numva nishiwe cyangwa nzi agakuru hariya ngiye kwigisha amateka. Anje ni ukuvuga impamvu kuki abantu bigisha amateka, kuki yakugiye tumaze kubivuga, kuki abantu bagomba kwigisha amateka. Tekereza ugiye hariya mu muhanda ugahura n'umwana ukamubaza ati uvuye he? Ati sinzi aho mvuye. Kandi abanyarwanda bakunda gusubiza batyo ngo uvuye, ngo sinzi aho mvuye, ngo sinzi aho mvuye, gusa uragiye ngo sinzi aho ngiye. Uwo muntu wamufata nk'ikigoryi. Ntuzi aho uvuye, ntuzi aho ugiye. Ikibazo ni uko aho uriho urahareba, ariko icyo nzi ni uko uzi aho uvuye nibura. Aho ugiye ushobora kuhahindura kubera ko duhuye, ariko aho uvuye urahazi. Niba ushaka kuhavuga ni uko hatinya, cyangwa se guteye ubwoba, cyangwa se ushaka ko ngewe mpamenye. Kandi rero nagira ngo nanjye ntacizo nzira kugira ngo ntazigwamo. None rero umunyamateka agomba kubona umuntu akureba ati wowe uravaho urajya. Rero kuvuga ngo tugomba kwigisha amateka no kugira ngo tutazagwa mu bibi abakurambere baciyemo tutabizi. Kugira ngo tubimenye tugomba kubishaka, tukabishaka byose ntacyo duhisha. Niyo mpamvu ikibazo dufite mu Rwanda akenshi kuhana n'amateka bita amateka abogamiye cyane cyane ku bafite ubutegetsi bari ku butegetsi, bari ku ngoma. Bashaka kwerekana ko nk'uko ndagusobanuye mbere ari bo beza, ari bo bazi ubwenge, ari bo bashoboye ko abandi bose babeshya. Icyo ni igitabo cya kabiri nagira ngo ndangize vuba kuri icyo. Nanjye ndashakashaka mbona n'ikindi gitabo nacyo kimbereke nacyo cyasohotse waha kitwa ndakibasomera kitwa ngo wongere utwereke iki ngira ngo murakibona neza. Cyanditswe n'abantu babiri, umwe yitwa Joel Humbrecht, undi yitwa Assumpta Umugiraneza, umunyarwandakazi. Kitwa Enseigner l'histoire et la prévention des génocides. Peut-on prévenir les crimes contre l'humanité? Mu kinyarwanda twavuga tugiranye ngo kwigisha amateka no guteganya kuburizamo za jenoside zishoboka. Ati ikibazo kikaba ngo mbese abantu bashobora kuburizamo ihonyamuntu dukunda kubona muri iyi si. Sinzi babisobanuye neza, ariko urabona ko ibitabo byombi byuzuzanya. Kimwe kiravuga ngo kwigisha amateka n'umwuga kandi bigira impamvu n'ibibazo bihura nabyo. Abandi bandika agatabo bavuga bati kwigisha amateka cyane cyane tugira ngo turwanye za jenoside. Aba bombi rero, umwe n'umufaransa-kazi undi n'umunyarwandakazi. Umwe yahereye ku mateka ya Shoah, jenoside yakorewe abayahudi, undi ahera kuri iyo bisi yakorewe abatutsi. Noneho byombi bakora bagira igitekerezo cy'ukuntu bakurikije ibyo babonye babitwereka. Ikibazo mfite nuko uwo mudamu witwa Assumpta Umugiraneza, yego n'umwarimu, bavuga ko yize ibyo bita psychologie sociale et sciences politiques, kuko kwiza ubumenyi bya politike no n'imibereho n'imyifatire y'abantu muri rusange. Nukuvuga ko bwa mbere atigeze yiga iby'amateka. Amateka yaje kuyiga nyuma, ariko ahubwo ni ukumushimira kuko nabyo ni byiza. Ngo igihe abyiga cyane cyane yiga ku byerekeranye n'amateka ya za jenoside. Noneho cyane cyane yegereza ibyo byabaye mu Rwanda, ibyabaye ku Bayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. hari n'ikindi ugiye kutwereka, kuko mbese wari urimo ugerageza no kutwereka akamaro k'amateka n'impamvu bikwiye kwigishwa. Wari utanze urugero uvuga uti abantu niba bari kwiga ibihe byahise mbese bakabonamo
ibyabagoye cyangwa ibyabagwiriye cyangwa ibyago cyangwa ibintu bibi byabaye bikababera isomo kugira ngo batazabigwamo mu bihe barimo cyangwa mu bihe bizaza. Ariko sinzi wakongeraho se ko bishobora no gufasha ko abantu bashobora no kureba mu byahise ibyiza bishobora kuba byarabayemo, ubutwari bw'abantu cyangwa ibikorwa bagizemo bikwiye kuba icyitegererezo, kuba nabyo babyigiraho. N'ibyo birimo cyangwa ntibirimo? Ibyo rwose nabyo birimo. Reka mbese nkusomere aho ngaho icyo bavuze. Bakeka ko kwigisha amateka ari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko abantu basanga harimo ikibazo iyo hari nk'ibibazo batumvikanaho, ugasanga barabirwara bakajya mu ntambara za ngo turwane, bakajya mu kubipfa, cyane cyane ko hari abakeka ko hari intambara hagati y'icyo bita memoire na histoire. Ni ukuvuga ko gushaka kwibuka ibyabaye byiza cyane cyane akenshi bibi, iyo ushaka kubihuza n'amateka birashoboka, ariko hagira ingorane rero zabyo ziri ugutana uko nabyita. Icya mbere n'ukuntu bikorana. Ibyo bita memoire byo kwibuka bihora umuntu yibuka ibyabaye, naho amateka y'ubundi agashaka kwerekana ko ahubwo ibintu byabaye kera byarangiye. Ikindi cya kabiri ni inkomoko yabyo. Inkomoko ni ukuvuga ko ibyo bya memoire byo kwibuka ugenda nyine wibuka ubiha abantu mu mitwe, ugenda ubyibutsa nyine buri gihe, kubera kwibuka abantu bakabyibuka ntibabyibagirwe. Naho amateka yo ntabwo ari kimeza, arubakwa, kubera ko ujya gushaka bya bimenyetso nababwiye kare kugira ngo ubigereho, kandi ukayigisha. Utayigishije amateka ashobora wa mugani no kubura no kuzima. Ntabwo rero kwibuka n'amateka si kimwe. Ahantu mujye muhibuka, kuko amateka utayigishije abantu barayibagirwa. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ngo abantu nta mateka bagira, kubera ko batigeze bayiga ngo bayigishe. Icya gatatu kindi nicyo bita statut, ni ukuvuga ubundi ihagaze ite, ireme ryayo ni irihe. Ni ukuvuga ko ibyo kwibuka byo bifite isano n'ubaho no kubaho. Ni ukuvuga ko wagize ibyago bikakubaho nka bya jenoside, byo kwicana cyangwa kugira gutegura intambara zikaze, abantu bahora babigira kugira ngo wa mugani batabigwamo. Naho amateka yo ni ubumenyi, ubuyazi cyangwa ubutayazi. Naho ibyaha byo kwibuka byo ni ukumenya ko byakubayeho kugira ngo tuzakugarukaho. Icya kane ni uburyo bigerwaho, bikoreshwa. Ibyagiye kwibuka ahanini bijyana n'itegeko. Hari abantu baba babizi bakabibwira batabizi, icyo bita autorité témoin de passeur de mémoire. Ni ukuvuga abantu baba babizi bakabisobanurira batabizi kuko babibayemo, bakagera babibwira abandi. Iyo nicyo bita nibyo kwibuka. Naho amateka yo asaba ko ahubwo abantu basa n'abatibuka, kugira ngo urebe neza ibintu uko byaba bimeze udahogamye, ndetse bikagusaba ko unabisesengura ndetse ukanabijora, kugira ngo utibeshya ko ari amateka kandi atari. Urumva nyine ko kwibuka n'amateka hari aho bipfira. Hanyuma rero ni ibiki rero kontoni, ni iki kiri mu kwibuka, n'iki kiri mu mateka. Mu kwibuka usanga ahubwo harimo ibintu uko umuntu yabyumvise cyangwa se ukuntu yabitekereje. Ushobora kuba atari n'ukuri, ushobora no kwibuka ngo inzara yatumaze Ruzagayura tuzagayura, wenda atari nabyo, wenda utarigeze unahura na Ruzagayura. Ariko amateka yo ni bya bindi bavuga ni ibyabaye, bya bindi bidatsimburwa, ariko bidafite aho bihuriye n'ababibayemo. Ni ukuvuga ko wowe munyamateka ujya kwiga babandi iyo wiga Ruzagayura uri umunyamateka, ntabwo wowe uba ufite inzara, ahubwo ndetse ushobora no kuba waguye ivutu, ahubwo ukajya kwiga inzara
wa wundi wo muri Ruzagayura we mwahura niba watangiye kuvuga ati ariko mwabagaho mute akavuga ati banyishongora kuko igihe icyo gihiza kwaba ngo wumve. Urumva rero ko ibyo bibazo uko ari bitanu byerekana ko byo kwibuka n'amateka bihabanye rwose ubundi muri rusange. Ariko ikibazo kiza ko muri make amateka ni ibintu uko byagenze koko n'ibimenyetso byabyo, mu gihe kwibuka bijyana n'amarangamutima ya buri wese. Amarangamutima bikajyana buri wese yabyumvise, buri wese yabyiyumvisemo cyangwa uko yumva byamukozeho, ni muri ubwo buryo rwose. Mu Rwanda turabifite, dufite nk'amashyirahamwe menshi yo yibuka, harimo za ibuka bose, ibuka nanjye zibuka ni nyinshi. Iyo uhora wibuka rero uhora mu by'ukuri ugenda ku marangamutima. Amateka yo rero ntabwo ari ibingiyo. Amateka niyo wibuka nawe agomba kuyiga, atari kuvuga muribuka iki. Noneho amateka ashobora kwigibuka nayo, amateka ashobora kwiga ndetse biranakorana cyane kuko hari abantu benshi bagiye babireba bakavuga ati nyamara ubundi amateka no kwibuka bigomba gukorana, kuko ariko wenda kugira ngo bitumvikane nabi hatagira n'ubifata nabi, ntibivuga yuko abibuka, iyo abantu bari kwibuka baba bayibuka bose n'abandi, si ukuvuga ko ibyo uko bibuka n'ibyo bibuka n'abo bibuka, si ukuvuga ko biba bitari mu kuri, biba birimo, bishobora kuba rwose kuba ari ibintu bijyanye n'amateka koko, si byo se? Birashoboka ko byaba bijyanye n'amateka. Ahubwo ndetse ni ngombwa kwibuka, nta kibazo kirimo kwibuka, kuko kwibuka nibyo bigaburira amateka. Kwibuka nabyo biri muri za mu Gifaransa trace, nabyo ni ibisigazwa, ni ibimenyetso by'ibintu by'inzira abantu baciyemo. Kwibuka ni ngombwa, niba babyumvise ukundi ababyumva, navuze kwibuka, ntabwo navuze ibuka nuko ni ishyirahamwe rizwi, navuze kwibuka muri rusange, ntabwo ari ibuka cyangwa ibuka bose cyangwa ibuka oya, ndimo ndavuga kwibuka muri rusange. Kwibuka ni ngombwa, iyo bita memoire. Utibuka nta nubwo ushobora gukora amateka, kuko amateka agendera ku kwibuka. Ariko icyo navuze nuko ibyo ababaye muri uko kwibuka barimo kwibuka ibyo bintu, bashobora gutuma amateka agorama, kubera ko amateka yo aba agomba kureba ibintu uko byabaye, kandi akareba muri byose, ntagire akareba araramye ibyabaye. Noneho duteye intambwe, nakure kukabanza ukarangiza, hari interuro wari ushatse kurangirizaho. Nanjye nagiye kurangiza nyine ko nshaka kuvuga ko nyine bigomba gukorana, ahubwo nabanje kwereka ko bitandukanye kubera impamvu eshanu, ariko ko bigomba gukorana. Iyo ufashe ugiye kwibuka gusa ugahera muri ibyo, abantu bashobora kugira ibibazo, kuko amateka n'abanyamateka bashobora kutumva ibyo ari byo. Naho ubundi amateka agomba gukorana niko kwibuka, kugira ngo noneho yerekane uko ibintu byagenze. Ni ukuvuga rero ko akenshi kwibuka kujyana n'abantu byabaye, ko byababaje, byagizeho ingaruka, ugasanga rero babikuriza bikomeramo, ku buryo bishobora no kubera ingufu bafite mu butegetsi cyangwa mu buyobozi cyangwa ubwabo bifitiye ubushobozi, bakaba bakumvikanisha akababaro kabo kurusha n'abandi wenda bababaye muri icyo gihe, nabo barimo kwibuka cyangwa bashishije cyangwa babujijwe kwibuka. N'urugero mu kanya rero twumvise uriya munyamakuru Prudence Nsengumukiza asobanura yuko ubutegetsi buriho muri iki gihe bwageza bufata amateka yigishwaga nk'aho yagorekaga amateka y'u Rwanda, ari nayo mpamvu bo bavuga ko bahagaritse iyi nyigisho yatangwaga, hanyuma bagafata umwanya wo kujya n'indi ariyo basigaye bigisha. Uriya munyamakuru akaba yadusobanuriye yuko iyo nyigisho ahanini igaruka cyane, iha umwanya munini ku bijyanye n'icyo bise urugamba rwo kwibohora kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 1990 ukagenda ukagera bafashe ubutegetsi, hanyuma bagasobanura cyane n'ibihe bya jenoside. Nabyo ni ibintu bigize amateka. Nkaba nagira ngo rero nkubaze, usanga yaba mpamvu ki yatuma inyigisho uko yatangwaga yarahinduwe, cyangwa hari ibyavanywemo cyangwa hari ibisobanurwa ukundi
muri iki gihe akaba ari byo bihabwa abo mu mashuri yisumbuye. Dr François Xavier Munyarugerero. ndagira ngo mbanze nshimire, nongere nshimire uriya mugenzi wacu waduhaye ariya makuru, ariko icyo nshobora kuvuga ni uko nubwo igitabo ntagisomye, ntinya kuvuga igitabo ntasomye ngo ndebe ibirimo, ariko nkurikije uko yabibonye kandi yabitubwiye. Uravuga igitabo cy'inyigisho, igitabo gishya, cya gitabo gishya bavuga bigisha ibyo byose, uketse uburyo umuntu agisomye akareba ibirimo nibwo yavuga ati ibi ngibi bakubine, ariko nkurikije ibyo yatubwiye kandi nta mpamvu ntakwemera ko ibyo yatubwiye ari byo. Urumva ko icyo gitabo cyaba nk'icyo bitaga kera mu Rwanda mbere y'uko batera u Rwanda, nyine bo bitaga kera ngo education civique, ni ukuvuga uburere mboneragihugu. Ibintu bya civisme, education civique, ni ukuvuga ko uba ubwira abantu, wowe mutegetsi, umurongo wifuza ko abenegihugu bakurikira ukurikije amatwara wimirije imbere. Ntabwo ari amateka ibyo ngibyo, ntabwo ari amateka icyo ngicyo. Icyo gihe ushaka kuvuga uti muramenye, dore jyewe umurongo ngendeho wa politiki n'uyu nguyu muwumenye, ntabwo ari amateka. Byumvikanaho neza rwose, ntabwo ari amateka. Wowe ni wowe werekana ingengabitekerezo yawe nk'umutegetsi ushaka ko abaturage bawe bemera. Ibyo rero nk'uko mu mwanya nabasobanuriye, amateka ni ibyabaye. Ibyabaye ni iki? Hari icyo bita ibyigwa mu mateka. Ntabwo ushobora kugira cyangwa ufate imyaka 20, 30, 40 y'abantu ngo uyikube na 0 uvuge ngo ntibyabayeho. Kuko ibyo bita ngo ni parenthèse, kuvuga ngo ushyize mu dukubo ubuzima bw'abantu igihe babayeho, ngo ushaka ko bakimenya ngo ukivanye mu mateka, ukivanyemo. Ntushobora gufata igice cy'abantu babaye mu gihugu ngo imibereho yabo yibagirwe, ngo urebe gusa agace k'abantu bake bakirimo, ngo bari bo biga ngo ni igihugu. Sinzi ibyo uvuga byumvikana. Cyangwa ufate ubwoko bumwe bw'igihugu uba ari bwo ushyira imbere ngo ubu ntibubaho. Cyangwa se ngo nk'ubu mu Rwanda ushaka rwose gukora amateka yuzuye y'u Rwanda, nibyo kandi nagerageje banza n'icya gitabo bavuze kuvuga ngo réseau pouvoir opposition la compétition politique au Rwanda. Icyo nagejeje kwerekana kandi muzabisangamo neza ni mu gisoma, nerekana abanyarwanda uko nibo bagize u Rwanda, imibereho yabo uko babayeho. Sivuga aho tubonyine, sivuga abatutsi bonyine, sivuga abatwabonye, mvuga abanyarwanda uko babayeho naho bagiye bajya bitewe n'amateka yabo. Ni ukuvuga duhereye tuvuge nko mu gihugu cy'amagana, tuvuge nk'abazungu baza, ukabona ukuntu byagiye bihinduka. Icyo gihe basanze Rucunshu imaze kugakora, bamwe barahunze hirya no hino. Ugomba, niba ushaka gukora amateka y'u Rwanda mu buryo bwumvikana, ugomba kuvuga impamvu izo mpinduka zabaye, impamvu abantu bavuye mu byabo, abantu bapfuye, abantu bishwe bazira ubutegetsi wenda hejuru birimo gukubitana, noneho hasi abaturage bakabizira. Ukavuga abapfuye, ukavuga abahunze, aho bahungiye, n'icyo babaye, icyo n'igihugu bagiyemo uko babaye. Niyo mpamvu rero ubwanjye uko mbibona, amateka y'u Rwanda yuzuye agomba kuvuga umunyarwanda uko ameze, uhereye ku byo tuzi by'ibimenyetso bigenda tubona hirya hino, ukavuga umunyarwanda wese aho yari ari. Ntuvuge gusa, nicyo kibazo rero ngiye kugarukaho, ntuvuge biriya barimo kutubwira ngo inkotanyi zaje zifata ubutegetsi. Turabizi ko zarabufashe, ariko se mbere yuko zibufata hari iki? Zibufashe zakoze iki? Abo bantu bari bahari, habaye jenoside, yego, hari abapfuye, hari abahunze, hari abagiye bicwa uko bahunga. Ibyo nabyo ni amateka y'u Rwanda. Ntuvuge gusa ngo bapfuye 1994 ngo amateka y'u Rwanda atangiriye aho ngaho. Ya vuga byose na mbere. Mbese ubundi bajya jenoside ijya kuba, harya nta ntambara yabaye imbere muri 1990? Iyo ntambara se yatewe n'iki? Harya imbere ko intambara iba, iyo ntambara nta mishyikirano yabaye imbere, nta mibonano ubutegetsi bwariho mbere, n'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Yanakubwiye ko ugomba kureba amateka y'u Rwanda rwose. Nta banyarwanda hanze y'u Rwanda bari bamerewe nabi, cyangwa se bumva bashaka kuza. Ubutegetsi bwa buti ntimuze, cyangwa se tubumvikana aho muzajya. Ibyo ntibyabayeho. Hanyuma se mbere y'uko ibyo nabyo biba,
ko tubona independence iba kubundi yabaye itariki ya mbere kwa 762 kuki mutayemera kandi mu mateka y'isi yose buri bihugu byose oni ni ukuvuga amashyirahamwe umuryango w'ishyirahamwe ibihugu byose ku isi ari wo utanga icyo ubuzare bwa sovereignty y'igihugu wahera hehe uvuga ko itariki ya mbere kwa 762 atariyo tariki ya mbere ya independence y'ubwigenge bw'igihugu. Ni ukuvuga rero ko abantu batari bayishimiye ari ubu ngubu bafite ubutegetsi bakaba bashaka guhanagura ibintu byose bitabashimishije muri iyo migendekere n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange, bagashaka kwerekana u Rwanda uko bo barubayeho bonyine naho bari n'ukuntu bagarutse baje nyuma y'intambara nuko batsinze. Iyi byose byabaye mbavuga ngo ntibyabagaho ngo mbese urumva ko ari yenda byita ko ari intambara mu by'ubumenyi irimo kugenda ishaka kuzuriza intambara y'amasasu yarangiye niko nabyita muri 1994. Reka dufate nk'urugero rw'umwe mu baminisitiri, kuko iyo umuntu avuga abaminisitiri abavuga guverinoma ni ukuvuga ubutegetsi nyubahirizategeko. Twumve nka minisitiri ushinzwe minisiteri y'ubumwe minubumwe ni Dr Jean Damascene Bizimana. Twumve hari aho asobanura yuko ngo mbere y'umwaduko w'abazungu ko abanyarwanda barangwaga no kubana neza hagati yabo nta bibazo bafitanye, ko mbese barangwaga n'ubupfura, ko nta bintu by'akarengane byariho. Reka tumwumve muri make hanyuma tugaruke kugira icyo bitubwiraho. Nagira ngo mbaho urugero kuko Repubulika ya mbere n'iya kabiri ni ukuvuga Parimehutu yashenye cyane imyemerere y'abanyarwanda, igaragaza yuko ubwami bwari bubi. Nyamara abanyarwanda bose bibonaga mu mwami wabo, nawe akibona muri rubanda rw'umwami. Iyo umwami yabaga agiye ku ngoma bavuga umwami yiwe, dore igisigo bamuvugiraga baravugaga ngo umwami si umuntu ni umwitarurabwoko. Ngiye kubivuga hanyuma ndatanga ibisobanuro bike. Umwami si umuntu ni umwitarurabwoko, ni musangwa wa bose, ni umubyeyi w'u Rwanda, ni umuvunyi w'igihugu, ni nyagasani, ni nyamugira ubutangwa. Urumva yuko ahantu ahangaha asobanuye ko ibi urebye kuri we byazanywe na Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ariko reka twongere tumwumve noneho yerekana ko akaga kaje kugwirira u Rwanda ngo ahanini kavuye ku banyamahanga, ku bazungu baje mu Rwanda. we akabona yuko mbese imico mibi, ubugizi bwa nabi, imyiryane ko yazanywe n'abo banyamahanga b'abazungu. Ubwangamugayo bukazirana n'ubutiriganya cyangwa se ubutindi, ubumwe bukazirana n'urwango, bukazirana n'amacakubiri, ubuntu bukazirana n'ubusambo, ubwizerane bukazirana n'ubuhemu. Reka ndekere ku isi buri ndangagaciro yose yagiraga kirazira cyane. Ibi nabyo niko abazungu babisanze, ngira ngo mu byo nabasomeye bya Robert Pages na Louis Dorage mwabyumvisemo. Noneho rero abamisiyoneri baje mu gihugu bagira ngo igihugu bagitegeke, bazanemo iyobokamana ryabo. Abamisiyoneri abakoroni nabo baza basanga abamisiyoneri barahageze, bashyiraho strategy. Abamisiyoneri bari barashyize strategy ivuga ngo n'abapadiri bera n'abageze mu Rwanda mbere. Noneho strategy yabo ikubiye mu bintu bibiri Cardinal Ruggieri yabashinze yari yarabwiye, biri muri constitution yabo, uvuga ngo nimugera mu gihugu muzabanze mwige imico yacyo, muri uko kimeze n'ururimi rwabo mu rwigi, hanyuma mukorane n'abari ku buyobozi, mubahindure imico yabo, mubashyiremo iyanyu. Nibamara guhinduka bazabafasha guhindura rubanda, abaturage. Ngiyo strategy y'abamisiyoneri bari bafite, ni nayo rero bakoze mu Rwanda. Musenyeri Classe wari umukuru wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, yakomokaga mu Bufaransa, yarahageze koko asanga niko bimeze, imiyoborere ni yayindi nababwiye. Hanyuma abakoroni baje
ababwira strategy bagomba gukoresha kugira ngo bafatanye na Kiliziya Gatolika kuyobora igihugu. Aranabyandika umwaka w'igihumbi magana cyenda hagana igihumbi magana cyenda makumyabiri n'icyenda nibwo yabishyize mu nyandiko ivuga imikoranire abamisiyoneri n'abakoroni bagomba kugirana. Dore uko yababwiye, biri mu Gifaransa nagiye mbihindura mu Kinyarwanda. Yaranditse ngo niba dushaka ikintu cyadufasha ku buryo bworoshye kandi gifitiye inyungu igihugu, mu rubyiruko rw'Abatutsi nubwo amacakubiri atangijwe, mu rubyiruko rw'Abatutsi niho dufite abantu b'intagereranywa mu iterambere, abazi u Rwanda bose badashobora kwirengagiza. Revolution yatuma umuhutu asimbura umututsi yaba ari impinduka yatera akaga gakomeye kuri guverinoma, ku baturage no kuri twebwe ubwacu, kubirebana no kwigisha iyobokamana. None Dr Francois Xavier Munyarugerero, hari ibintu nka bitatu wowe ubwo wakunze kudusobanurira ko amateka ni ibyabayeho, abahanga muri ayo mateka babikora ubushakashatsi bakabivuga uko byabaye, bakabigeza ku bandi uko byabaye, uko byakurikiranye, ntabyo bahimbye. None hari nk'ibintu nka bitatu twumvise hano ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, uko Minisitiri wa Minubumwe abisobanura, Dr Jean Damascene Bizimana, waragira ati abanyarwanda bibaniraga neza barangwa n'indangagaciro nziza. Mu by'ukuri abo bazungu nibo babazaniye amacakubiri, nibo bazaniye imyiryane, hanyuma akongeraho ko Repubulika ya mbere ya kabiri bose abumbira muri Parmehutu, yuko nyine ari bo bazaniye nabo bakomereje muri ayo macakubiri yazanywe n'abazungu. Nkaba nagira ngo rero utubwire mu byo yavuze avuga no mu byanditswe n'abo bapadiri bera, ukuri ni ukuye, ibitari ukuri ni ukuye, mu byo wakozeho ubushakashatsi n'ibyo wagiye usoma, kuko icyiza cy'uruhererekane ni uko n'abanyamateka mujya kureba abandi banyamateka bababanjije ibyo banditse mukabigereranya, kuko muba mwabonye byinshi. Ahangaha wafasha abantu kuko hariya Dr Jean Damascene Bizimana yari yahuriye n'abandi benshi bo muri FPR kuri uyu mugabane w'i Burayi, bari bahuriye i Geneve mu Suwisi. Wumvaga yuko abenshi nyine bikiriza bemera ibyo ari kuvuga, cyangwa abandi bavuga bati ntitwari tubizi none turabimenye. Ni ikintu gikomeye. Urakoze. Ndavuga ni buri kintu kimwe mbona cy'ingenzi. Hari ikintu avuze ntajyaga numva bavuga, avuze ngo amacakubiri Musenyeri Classe niwe yazanye, avuga ngo bahitamo Abatutsi kuyobora abandi babigizeyo. Ntabwo asobanuye neza ko u Rwanda rutari urw'abanyinya gusa abazungu bagira mu Rwanda. Icyo kintu bakunda kukibagirwa cyane, ngo twari dufite ubumwe, ngo u Rwanda ntabwo twari duhari twese, nta ruhari, ngo u Rwanda rw'icyo gihe bari bafite ubumwe. Aho ibyo bintu nta ku isi yose, muri buri gihugu cyose wajyamo icyo ari cyo cyose, ntawe ushobora kugenda ngo usange abantu bose bafite ubumwe. Nta gihugu kimwe na kimwe ku isi wanyereka na n'ubu abaturage bafite ibitekerezo binyuranye. Hari ababa bishimiye ubutegetsi, ababurwanya, hari ababa bacecetse bo babuze uko babigenza, hari n'ababakinaga. Nta hantu na hamwe mu gihugu na kimwe ku isi usanga hari icyo bita ubwo bumwe. Numva bisa nk'aho ari ukuvuga ngo ahubwo no mu mateka iyo bikurikiranye neza, mbere y'uko uwo Musenyeri Classe ategeka ko Abatutsi baba bashyirwa mu myanya, kandi ari umupadiri ndetse akaba n'umusenyeri, akabitegeka abakoloni bo bafite ububasha bwo kubishyira mu ngiro. Mbere Abadage bakiza witwa Kant, witwa Kanayoge, mu gitabo cye Caput nire yabyanditse, avuga ati nigeze kugenda mpura n'abantu b'Abahutu barambwira ngo mutubabarire mudukize Abatutsi batumereye nabi. Hati rwose bavuga ati aba bantu nimutabadukiza aho baratumara. Ibyo ni imbere ya Musenyeri Classe, kandi babibwira Umudage. Abadage babanjirije Ababiligi nibo baje bazungura Abadage muri 16 intambara ya mbere y'isi bayitsinze. Bagahera bava muri Kongo baza mu Rwanda, baje u Rwanda nk'akantu bavuga bati ni agakiregeshwa basize aho ngaho, ariko mu by'ukuri igihugu cyacu ni Kongo. Kongo yari ya Leopold wa kabiri umwami. Noneho u Rwanda barubona babona abo bantu bari ku Rucunshu, bavuye muri Rucunshu icyo gihe hari Musinga,
ariko basanga aribo bagaragara bari imbere kubera ko aho baturutse icyo gihe nyine bagaragara, ariko ntabwo abatutsi aribo bafite ubutegetsi mu Rwanda icyo gihe bonyine, harimo mu majyaruguru y'u Rwanda muri za Bukunzi na Busozo ndetse n'Igisaka cyari kimaze imyaka mike gitsinzwe. Ntabwo u Rwanda nk'uko turubona ubu ngubu kilometero kare 26,638 hari ingoma zindi wa mwami yavuze ngo wavuga ngo ni nyiri ubutamu, n'ahandi bari bafite abami babo nabo bavuga kimwe. Sinzi impamvu ahitamo umwami umwe akaba ariwe bavuga, ntavuge n'abandi kuko nabo urumva nyine ko hari ibintu bitegura. Amateka ntabwo ari uguhitamo agace k'abaturage bamwe ngo abandi bareke, cyangwa se uvuge ngo ikibazo ndi Musenyeri Kasi ngo niwe wabikoze, ngo murabona ari baduhise yahisemo abatutsi ngo nuko ari wowe weza, ngo murabyumva ngo ntabwo twabigira ngo twabyanga. Niho kwa yavuze ati ntacyo bitwaye, twahisemo twasanze ari beza adushyira. Kuki abo batutsi bari basanzwe bayoborana n'abandi bahutu, kuki batiza bati nyamara bari abantu twakoranaga nidusangire? Nta na hamwe ubona mu mateka azahanyereke cyangwa undi uzabinyereke ubona abo batware babonye imyanya basimbuye abandi, ubona nyine bavuga ati oya mureke rwose dushyize hamwe, turi abantu twunze ubumwe, dusangire. Ntaho iki kintu cyo gusangira ntaho gisanga. Ahubwo hari n'ikindi, hari ibintu bibiri ngira ngo wenda utubwire wowe nk'impuguke mu mateka. Ubundi hari ubwami, ariko ubwami buratandukanye. No muri iki gihe hari ibihugu bibamo ubwami, ariko ukabona bari aho hayobora za guverinoma zindi zishyirwaho nko mu Bwongereza, mu Bubiligi n'ahandi. Ariko ibyari mu Rwanda nibyo bita monarchie absolue, bwa bwami bufite n'ubutegetsi bwose. Hari n'abakoresha amagambo bagira bati ni ubwami bwicaga bugakiza. Sinzi niba ari ukubukabiririza, wenda uragira icyo ubivugaho. Impamvu bikomozaho ni uko niba uko bivugwa gutya ari byo, ntibyaba bihabanye n'uko ashaka kwerekana ko ibintu byose abanyarwanda bari bamerewe neza muri ubwo bwami. Ikindi ni uko mbere y'umwaduko w'abazungu, dufashe nk'umwaka w'1896, ni umwaka uzwi cyane ku bijyanye na Rucunshu. Abazungu bari bataraza ngo bazane ibyo bitekerezo bindi, uwo avuga yuko byaryanishije abanyarwanda. Nk'ibyo bintu bibiri ntiwabifataho nk'ingero ukagira icyo ubitubwiraho kugira ngo twumve niba koko ibintu byari bimeze neza, hanyuma abazungu akaba ari bo baryanishije abanyarwanda? Icyo ntawe rwose numvaga mwabyiyumviye bigikubita. Nuse Rucunshu ni iki? Rucunshu niba Abega n'Abanyiginya barumvikanye, kubera ko mu misimburanire bakoze amakosa yo guha umugabekazi, bagashyiraho Musinga abafite nyina, bamwe bagashyiraho Utarindwa bakamuha Kanjogera afite umuhungu we, undi adafite nyina. Bikabiza kubyara amagomerane ameze atyo. Urumva nyine ko no mu rwego rwo hejuru rw'abategetsi ubwabo ntibumvikanaga, habaga ari ibibazo mu moko. Abega, Abanyiginya n'abandi bose basanga barapfa bashaka ubutegetsi bose n'ibyo bashakaga, ntibazakubeshye, bashakaga bose kuyobora, bagashyingirana bitewe n'ibyo bashaka. Habagamo ibyo gucengana. Ibyo bintu byo ku Rucunshu bigaragaza yuko uretse no kuba abanyarwanda ubwabo, nacyo uraza kukigeraho kijyanye na monarchie absolue, ariko na biriya byo ku Rucunshu n'imbere y'uko abazungu baza, kandi biragaragaza imyiryane ikomeye cyane yabayeho, habaye gutsembatsembana hagati y'abo bantu barwaniraga ubutegetsi. N'intambara ikomeye, kubera ko u Rwanda mu by'ukuri rwahoraga mu ntambara. Mu bintu abantu babonye nuko icyo gihugu cyitwa u Rwanda, cyane cyane icyo ngicyo nyine cy'Abanyiginya, ibyabo byari ku Rwanda nta kindi. Intambara nizo zari zigize imibereho y'ubwami. Ugasanga umwami baramuha agaciro karenze, bamugize nk'uwamugani nk'uko bisobanuye, ari nk'umwami uyu nguyu ufite ububasha, nyir'ububasha nyine byose. Ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo byose arakoresha ingabo. Akazi kazo kari kwirirwa barwana bajya kureba ukuntu bamenesha ubundi butegetsi n'iki byose. Bacaga abantu bakabashahura, bakajya
kuvuga ngo abantu bari bamenye neza babana bajya batera rwose ariko aho hantu hadusobanurire kuko twe tubyumva gutyo, wowe wabikozeho ubushakashatsi wanabigize n'aho ubyandika. Ubwo bubasha uvuga, hari abagira bati yari afite ububasha ku bantu no ku bintu, ko yashoboraga no kugera ku musozi akavuga ati bariya abategarugori ndabona ari beza, ubwo ngubwo abari basanzwe barashakanye nabo bakabibagirwa, umwami akabitwarira, cyangwa akavuga ati izi nka ndabona ari nziza agahita ashorera, cyangwa akavuga bamuregera umuntu agahita ategeka yuko abaho cyangwa atabaho. Ibyo bintu bigira icyo bivugaho kuko nicyo kigaragaza yuko abantu koko bari babayeho bubahirijwe cyangwa batubahirijwe, ari abantu bafite ubwo burenganzira. Icyo kintu ugira icyo tubwiraho, abantu bashoboraga kwikorera imirimo yabo cyangwa imirimo bayikoreraga abandi, cyangwa umuntu akagira umunsi umwe. Biriya bintu by'ubuhake ntabwo ari ibintu byazanywe, ariko ntibyize bizanwa n'abazungu. Bitubwiraho ibyo bintu by'ububasha bw'ubwami. ibyo rwose ubwami kwama kwanda n'u Rwanda kwama no kwima umwami yimaga no kuvuga ko yabaga yimye abandi uburyo bwo kujya ku ngoma, kwima ingoma, yimanaga ingoma agatanga, akabona kuyitanga abandi bakarya, kandi kugira ngo ayitange yagombaga kuba bateguye umuhungu we uzamusimbura. Byose ni ibintu, ariko icyo nshaka kukubwira ni uko umwami bamuha ububasha bwose, ariko mu by'ukuri yakoraga iyo yashaka ikintu bagikoraga, utagikora akagutanga, yagutanga nta kindi. Ntabwo rwose ntabwo umuntu yavuga ko byari byiza. Abo bashobora kuba ko ari byiza, nabo ngabo nyine babiriyemo, babihahiragamo. Abo ngabo bashobora kuvuga ko ari bibi. Niyo mpamvu rero igitangaza ni uko ayo mateka yose batubwira ari uwo nguwo yatubwiraga barafije. N'ikibazo cy'ubusumbane ntiwagira icyo kivugaho mu banyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Ubusumbane bwari buhari buteye ubwoba, kuko urumva nyine ko ayo moko yari ku butegetsi yayoboraga, yari iruhande rw'umwami akora imirimo inyuranye, ntiyakoraga imirimo ingiyi yatunga umuntu, yatuma abona icyo arya. Ni ukuvuga ko yakorerwaga na rubanda rundi, abaturage bandi birirwaga bakora, noneho bagatanga imisoro bitaga ikoro, bakagira ubwo buhake nyine buriya kubwe nyine. Inka nizo bakoresha kugira ngo abaturage birirwe baziragiye, kandi inka bakayiguha aho kugira ngo ibe iyawe, ukaja kuba wakamaho gusa. Ariko ikibazo cyabaye, inka yagira ikiba ukayizira, wakosa akantu gato bakakunyaga. Nta kuvuga ngo abanyarwanda bameze neza ngo mu gihe cya cyami, keretse nyine abo ngabo bo hejuru bari bafite ubutegetsi, bari bameze neza nyine, kubera ko nabo bahoraga bazi kubwira umwami neza kugira ngo abafate neza yo kugira icyo abatwara. Ariko muri rusange uretse n'iby'ubwami, amoko, hari abari bamerewe neza kurusha abandi, hari abarenganaga kurusha abandi, hari sinzi niba byo hari icyo wagira icyo bivugaho, nko ku bijyanye n'ubuhake, nko ku bijyanye n'imirimo navugwa umuntu ashatse yavuga yuko ari iy'agahato yakorwaga, ikorerwa ibwami. Byose byarebaga abantu bose mu moko yose, cyangwa hari uko byari bitandukanye? Urumva ko abahutu bari na benshi mu mubare, ko mu mubare bari benshi, nibo bakoraga imirimo yose nakwita iyo yiyanduza, ivunanye, ifitanye isano no guteza imbere ubukungu bw'igihugu, nibo bayikoraga cyane. Abandi barimo ngo ni ugutegeka, ngo ni ukuyobora, ni ukujya kubabwira ngo muzane ibi, kujya kubambura, kubikoreza ibintu bavuze nka ba contremaître bakoresha izo mbaraga z'abahutu nyinshi. Noneho bo umusaruro ubonetseho bakafatamo ibyabo, noneho abahutu bakabaha uturafaranga, bakabona kuvuga ngo ubusumbane bwari buteye ubwoba ku buryo nta n'imyanya abantu babonaga yo kwikorera bihagije, ku buryo ntibashobora gutera imbere ngo bibe bitagaragara, ngo bibe bitagukoraho. Ugasanga wajyaga akantu bakabona ngo n'ak'umwami, ngo ibi ni byiza n'iby'umwami, wamuga ntukuvuga uti abagore bagira umwana babona umugore mwiza, cyangwa icyo bati n'umutware n'umwami. Ugasanga mbese umuntu usanzwe nta kintu cyiza agomba kugira kitabanje kuba icy'umwami cyangwa se ibyegera bye n'ibisonga n'abatware.
ya icyo tugamije rero ni ukugira ngo mwebwe b'impuguke mu mategeko cyangwa mu mateka, mwebwe b'impuguke mu mateka, turebe uko ayo mateka yagenze, nubwo mu kiganiro kimwe bitashoboka tuzagenda tugira umwanya wo kugenda tubigarukaho, ariko noneho turebe muri iki gihe kuki abantu bakwihunza kwiga cyangwa kuvuga amateka uko yagenze no kuyateganya mu nyigisho uko yagenze, ahubwo abantu bagahitamo bimwe kubihindura cyangwa bimwe kubivanamo. n'impamvu ki, bigamije iki, kugira ngo nk'uyu munsi nk'uko twabyumvise umunyamakuru Prudence Nsengumukiza abivuga, babe barahagaritse ibyari biri mu nteganyanyigisho, ibyari biri mu bitabo byigishwaga, kandi ahanini byabaga ari ibyavanywe no mu bantu b'abahanga nk'aba Alexis Kagame, nawe uzwi nk'umwe mu bantu b'abahanga mu mateka, yabaye umwiru. Ni ukuvuga hari byinshi yari azi arya amateka yagiye yigishwaga mbere, hari ibyo bagiye bavana mu bitabo nk'ibye. Kuba rero hari ibyavanwamo, noneho hakaba hateganywa gusa ibyo abategetsi bihitiyemo, mu by'ukuri amwe mu mateka bakayahigika. Kuri mwebwe mwumva mwasobanura yuko biba bitewe n'iki? nakubwiye ko rwose iyo politike itangiye kwivanga mu mateka haba ikibazo. Ubundi nk'uko nagiye mbibona hirya no hino, nagiye ndeba muri za universite, muri za kaminuza cyangwa mu yandi mashuri aho bigisha amateka, ubundi ntabwo politike ari ishinzwe kwandika ibitabo byigishwa mu mashuri. Abanyapolitiki ubundi akazi kabo ni ugutanga ibyerekezo rusange, amasomo atangwa mu gihugu bifuza ko yatangwa, yajya mu mateka, kubera ko amateka aba afite umwihariko w'uko ivuga amateka, uvuga politike n'imitwarire nta kuntu, ariko ukavuga uti dore tujye nk'intangaha bakavuga bati icyo bita antikite, bati de kera abantu bakiri uko byagendaga, dore moyen-âge, de kera abantu batarahumuka, dore renaissance ko yagenze, dore période moderne, dore contemporaine, bagenda bacamo ibice berekana uko isi yagiye izamuka, akagozi kagenda ari uko abakurambere bacu bagiye babaho. Maze rero muri ibyo bice ukagenda ureka abantu, dore ingingo nakwifuza ko abantu bibandaho n'izi ngizi, ariko ntabwo ubwira abantu ngo mushyiremo ibi ngibi, ngo muvuge ko ngo ubwoko bumwe ari bwo bwiza, cyangwa buriya ari ubwicanyi, cyangwa buriya ari ubwarenganye, cyangwa buriya. Ntabwo ari wowe, ntabwo umunyapolitiki ugomba kubivuga, abanyamateka nibo bagomba kubyiga. Ikibazo gihari rero ni ukureba niba mu Rwanda, niba batigisha amateka, se azigishwa nande? Kugira ngo amateka bayigishe, azigishwa n'abantu bayize. Niba rero bayiga kuri ubwo buryo bugoramye, mugani bita orienté, kuvuga bogamye kuri guteza imbere ubutegetsi buriho, ukavuga uti hagati ya 62 na 94 byabaye gusa ubwicanyi, nta kindi cyari gihari, kubera ko ngo wenda abatutsi bafashwe nabi. Kandi nabwo wajya kwiga imibereho y'abatutsi, nubwo bamwe babyandika uko bashaka, wajya kure ugasanga abatutsi bari mu Rwanda hagati ya 62 na 94, iyo ugereranyije uko babagaho n'abahutu bari baturanye cyangwa babanaga, wasangaga bibane yenda kubimwe. Simva ko abatutsi batakanagirirwaga, simva ko ariko n'abahutu bamwe batari bitewe n'ubutegetsi buriho. Igihe cya Kayibanda kiri ku butegetsi cyane, yakunze gukundwa akaza cyane abantu b'Igitarama na bamwegereye, ni nayo byanamuviremo habayemo na kudeta. Noneho abo mu majyaruguru nabo bagiye ku butegetsi, nabo batangira gusa n'abikanyiza bikima abandi, n'abahutu nabo kuki wumva umututsi wari mu Rwanda batari nawe mwinshi mu gihugu, ndavuga mu mibare, ibibazo yagiye ahura nabyo utabishyira mu mateka, nk'uko ukavuga nuko umuhutu yabagaho icyo gihe ukabijyana. Niyo mpamvu nakubwiye nagisubiyemo kuva kare, amateka y'u Rwanda nyayo ugomba kuyajyana icyarimwe, werekana uko abantu bari babayeho muri politike, mu bukungu, mu muco, mu koranabuhanga, byose ukabyerekana. Uko utabyerekanye hari ibintu uhisha.
iyo uhishe rero ntibigaragara kandi nakuvuye ko mu mateka ibihishwe n'ibyigishwe birabora abantu ugasanga amateka yabo barayibagira aho hantu harakomeye cyo nkubwira nti muri cya gitabo ntangiye mbivuga nagiye nkurikira nkareba kuva abazungu bagira mu Rwanda amoko y'abanyate ugasanga nyine nk'ibyo Bizimana bavuga kare mu kanya yuko bageze bati muvana abahutu mu butegetsi nibahaye ubutegetsi igihugu kizazamba icyo atabwiye abantu nuko muri icyo gihe mu myaka ya 1930 icyo gihe uko ni ku isi yumvaga ibintu isi yari gifite nayo imyumvire iciriritse mibi cyane bari muri za mu bukoloni niba yashima azabisobanure ni ukuvuga ko icyo gihe imyumvire y'abantu icyo gihe yaba Monseigneur Classe yaba Dorakije kuko Monseigneur Classe na Dorakije bari baziranye Dorakije yaje mu Rwanda yandika igitabo cya kiraberetse cyitwa Rwanda yacyanditse yaraje kubasura i Kabgayi noneho yaje kumara icyumweru noneho ngo babutegeye kumubwira ngo ko ubutegetsi bwabo bumeze ngo arashyokirwa arabikunda noneho yandika igitabo cy'umutumba ari nacyo abantu benshi bagiye bagenderaho kiri hafi yawe kiri hafi yanjye ngiki cyitwa ngo Rwanda nicyo numvaga akunda kuvugamo cyane Dorakije bize we na Monseigneur Classe babanye muri Saint-Sulpice ni université ya hano Paris izwi cyane nk'abantu nyine bakunda kuheza inguni mu kudakunda abantu nabyo birazwi icyo bita Front National nangaha ibintu abantu bakunda kujya muri extreme droite ibintu nk'ibyo ngibyo doko n'abantu bari basanzwe bazi ko umwirabura rwose nta n'agaciro afite noneho rero icyo gihe bagize Imana babonye abantu basa n'abazungu ngo babegereye abo basanzwe b'abatutsi ngo meze nk'abazungu ngo mu ishusho n'iki byose ngo niyo mpamvu bagomba kubegereza ngo noneho rero Cardinal Vigeregere yababwiye bagiye babikora n'ahandi hose kuko nibyo ariko mu Rwanda icyo nongeye gusubiramo no kuvuga nti byandi bavuga ngo hari ubumwe abantu barakundanaga kuki batavuze bati Monseigneur Classe biduhaye turabiretse dusange n'ubu twasangira cyane cyane ko bagiye bavana maza kuzira busozo bakavana abantu bakaza kubafunga kugira ngo bashyireho barwa gataraka ngo bajye kubasimbura bene wabo kwa Musinga bakoheza abantu bakajya kwica ba Rukararo bakajya kwica barukara mu majyaruguru bakabuza abanyagisaka kongera gusubirana ubutegetsi bwabo batangiye kwivumagatanya ibyo byose bireba bakajya ibi usanga ibyo avuga ntawe bihuriye n'ukuri kw'amateka nk'uko tuyazi nk'uko yajya agaragara wigeze rwose no gushimangira ikintu cy'uko iyo abantu batangiye gushyira ku ruhande amateka uko ibintu byagenze bagahitamo bimwe ibindi bakabyigizayo cyangwa bakagira uko babihindura ko ahanini baba bagira ngo biyerekane nk'abantu bari ku butegetsi yuko aribo beza cyangwa aribo bafite ubutegetsi bwiza kurusha abandi twigeze kubivuga rero yuko ari amateka uko yari asanzwe yigishwa mu Rwanda byageze ubwo bihagarikwa reka twumve nk'ubu buhamya bwa Padiri Fortunatus Rudakemwa arasobanura ukuntu nawe yagize ikibazo ubwo yari umuyobozi mukuru wa seminari iri i Cyangugu akaba yari no mu bigishaga amateka ni mu kiganiro yagiranye mu mwaka wa 2020 na Gaspard Musabyimana kuri radio Inkingi yaramwaje rero nyine ngo amubwire uko yavuye mu Rwanda kuko muri iki gihe aba mu gihugu cya Canada. Urakoze Padiri, ntabwo ariko ukuntu avuye mu Rwanda byo ntabwo wagira icyo ubwira aho batwumva se. Sinzi niba ari ngombwa kugira icyo mbivugaho. Icyambere cyo amateka y'u Rwanda ngo yari yaraciwe mu mashuri ngo ntiyagombaga kwigishwa, nyamara iryo somo ryari rihari kandi sinjye warishyizeho. Iryo somo ryari ririho sinjye warishyizeho, uretse ko ari njye wanaryigishaga. Ukuntu byagombaga kwigishwa amateka yaraciwe simbizi rwose, ntabwo mbisobanukiwe. Hanyuma rero ubwo
naje kumva bavuga ngo mu iseminari nyobora ngo hari ingengabitekerezo, nashyikiranye n'abategetsi b'inzego zose bo mu ntara kugeza n'abo mu gihugu. Iyo ngengabitekerezo ntayari ihari, n'abaseminari bahigaga icyo gihe barabihamije n'ubu kandi bakomeza kubihamya. Ubwo rero ibintu bikomeje gututumba rwose bimeze nabi, muri 2004 mvanamo akanjye karenge kuko nibwiraga nti Kiliziya ni Katolika, ni ukuvuga ko iri ku isi hose, mu byaremwe byose, si ku isi gusa ku butaka, umuntu ashobora kuyikorera aho yaba ari hose. Ubwo rero nsubira kuyikorera i Burayi, igihe kigeze nkomeza no kujya kuyikorera muri Canada, ariho nkiri kugeza n'ubu ngubu. Dr François Xavier Munyarugerero, umaze kumva Padiri Fortunatus Rudakemwa, nawe ni umudogiteri mu by'amateka nkawe, nawe rwose ni ibintu yakunze nk'uko nawe wabikunze, hanyuma arabyiga arabiminuza, abyiga iriya mu Butaliyani, abikunda nk'uko akunze kubisobanura. Urumva ko ubumenyi nk'ubwo umuntu iyo abufite abukunze yumva yabusangiza n'abandi. Ni nuko nguko nubwo yari regiteri, ari we muyobozi mukuru wa seminari iri i Cyangugu, yumvaga nawe yakwigisha, akigisha ayo mateka uko ari, uko ibintu byagenze. Ariko urumva aho ikibazo gikomereye ni no kubona abanyarwanda bamwe banyuzamo bakavuga ko uko ayo mateka avugwa atari ko, nyamara abo mu gifaransa bita les historiens, abantu bize ayo mateka bayakozeho ubushakashatsi bari kuyavuga uko ari, cyane cyane iyo haniyongereyeho, reba nkawe uku nguku, reba nk'uriya mupadiri, ntimuri no muri politike, ntabwo muri kuyavuga mu marangamutima ya politike, ariko bakaba urumva ko byanamuviriyemo nk'uko ubwo abyivugira ko byamuviriyemo gutwerererwa ingengabitekerezo ya jenoside, kubera ko ubwo ngubwo uko yayigishaga ntibyifuzwaga ni bukuru. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane, naho ngira ngo mu kanya tuza gusoreza, wowe wabivugaho iki? Bizoroha ko abanyarwanda banumvikana mu mateka yabo? Bizoroha umunsi abanyarwanda mu by'ukuri bemeye kumva ukuri, icyo bita ukuri, gushyira mu gaciro. Nubwo bavuga ngo ni agaciro, agiye avuga ni agaciro nyinshi cyane, ariko rimwe na rimwe nibaza niba ni agaciro bavuga bazumva icyo bashaka kuvuga. Umunsi bazumva ukuri no gushyira mu gaciro, ibi byose bizashoboka. Kandi ibi byose bizashoboka ari uko mu Rwanda hari icyo bita demokarasi. Demokarasi ntabwo ari ijambo ngo ari iry'abazungu. Ndivuga demokarasi ni ukuvuga ubutegetsi bwa rubanda. Ni ukuvuga ko umunsi rubanda ni ukuvuga abaturage bose, si ukuvuga agatsiko gato cyangwa itsinda ry'abantu bazaba bihariye ubutegetsi kubera ko ngo bafite imbunda batunze ku baturage bandi ngo baceceke bakora ibyo bashaka. Umunsi ubutegetsi bwa rubanda buzaba bwa rubanda koko, rubanda ikayoborwa n'abantu yitoreye, yishyiriyeho, ihaye amategeko azwi agaragara, ibi byose tuvuga bizarangira kubera iki? Kubera ko nubwo wenda repubulika bagenda bazinenga cyane ngo habaye jenoside, habaye iki, ariko mu by'ukuri repubulika nibura bagerageje gushyira mu gaciro, abantu bagatora umuntu akaza kwiyamamaza bakamutora cyangwa ntibamutore, kugeza igihe abo bo hejuru nabo bashatse kwitwara nka cyami, tubitindeho, nabo bagashaka kwitwara nka cyami, kubera ko revolution yabaye muri 1959 itarangije neza ibibazo, nta mwanya yabonye kugira ngo yuzuze ibyo byose. Yagomba inshingano zo kuvuga ngo abantu bose bareshye. Umunsi rero mu Rwanda zabona ubuyobozi abantu bose bareshya, ni ukuvuga umunyarwanda akagira ijambo nk'umunyarwanda, akagira ijambo ringana n'iry'undi. Ibi byose bizashoboka, ariko mu gihe bitarashoboka, hagati aho abanyarwanda benshi bagenda babigwamo, ubutegetsi bufashe ku ngufu, ni nko guhungumira abaturage, bubabuza kwinyagambura. Icyo gihe rero aho kugira ngo upfe wamuga nk'uko Padiri Fortunatus yabigenje, uvanaho akabe karenge, ariko urumva ko si byiza, kuko niba abantu bose batekereza
bazima bashyira mu gaciro bazava mu Rwanda kugira ngo ubutegetsi bw'inkotanyi bukunde bumererwe neza, urumva ko ahubwo nabo ubwabo bazajya bakaryana ahubwo nta kindi. ya nkaba rero mbere y'uko tujya ku mwanzuro, mu gihe twabonye ibitabo wanditse tukaba tumaze no kumva Padiri Fortunatus Rudakemwa mu bitabo byinshi yanditse, numva hari igitabo rwose cyanditse mu Kinyarwanda gishobora kugira akamaro Abanyarwanda. Ni iki ngiki cyitwa Amateka y'u Rwanda 1957 kugeza 1962, cyasohorewe mu nzu isohora ibitabo Edition Scribe. Ni igitabo nacyo kirimo ubumenyi bwinshi ku bijyanye n'amateka, abantu bazagerageza rwose kugisoma. Ni kimwe mu bitabo kirimo ubumenyi bwinshi, gikubiyemo urebye ni igitabo basohoye bahereye ku biganiro Padiri Fortunatus Rudakemwa yagiriye kuri radiyo Inkingi, ibiganiro byinshi cyane bahakoreye baza kubibyazamo. Iki gitabo nacyo kiri mu byafasha. Hari ibitabo byinshi bivuga ku mateka y'u Rwanda, tuzagenda tubigarukaho tunabibereka kugira ngo abantu bagende bihugura. None rero dusoza, ikibazo numva wasubiza kituganisha ku mwanzuro ni ku bijyanye no kumenya ngo none se kugira ngo naho amateka yagoretswe bikosorwe, byakorwa gute, byakorwa na bande? Tuvuge yuko habayeho ibihe byiza aho abantu bashobora kwisanzura noneho bakavuga bati igihe kirageze cyo kugira ngo abantu bavuge amateka uko yagenze, abantu ntibayavuge ngo bahitemo ibibaryoheye cyangwa ibyo bumva bibaha isura bifuza kugira, ahubwo kuvuga amateka uko yagenze. Amateka y'igihugu ni amateka y'igihugu y'abene gihugu. Byagenda bite gukosora aho ibintu bigoretse, hanyuma ariko byakorwa na bande, ku buryo haboneka noneho n'igikubiyemo inyigisho koko abana b'u Rwanda bahabwa ifitiwe icyizere. Dr. Ikibazo mbaza rwose cyangwa nkuze ko gisasiye neza kugira ngo byose bikorwe, ntabwo ari inkotanyi zizabikora, kuko ibyo zikora ni biriya mubona. Ni ukuvuga ko zo zirivugira ibizishima hazirya, nta kindi. Bavuga ati twateye mu Rwanda muri 1990, tumara imyaka 4 dutsinsurana n'ubutegetsi bwari buriho, tuvanaho, tuhanagura, barimo guhanagura, barahanagura. Iyo uhanagura rero ntabwo wubaka gusa, nta nubwo wubaka. Iyo uhanagura gusa ntabwo wubaka. Ni ukuvuga ko kandi amateka ubu ntahanagurika. Kuvuga ko amateka iyo atigishijwe arazimira, ariko amateka ntahanagurika kuko amateka ni ibyabaye, kandi byabaye ntacyo wabikoraho. Wabikunda utabikunda biba byarabaye. Nuko rero ubwo birasaba ko umunsi nizere kuzaboneka umunsi uzagera buriya butegetsi budakunda amateka y'ukuri nyayo yuko yabaye, uko yagenze, buvaho noneho bugasimburwa n'ubutegetsi noneho bwo buha ubwisanzure abaturage bose mu gihugu n'inzego zose z'ubumenyi mu gihugu. Si amateka gusa, buriya urebye neza wasanga n'izindi nzego hari zagiye zihatsikamira amateka. Yo turavuga ko niyo twibanza kuri uyu munsi, ariko hari ibintu byose byagiye bipfa, ibi bita ngo imibanire y'abantu. Sinzi niba uko bayibona ubu ngubu nayo ubwayo itarononekaye, kubera ko niba umuntu azakubwira ati niba utameze nkanjye ntacyo uri cyo, niba warababaye uramaze n'igihe wababaye gusa we ntiwababaye, niba wapfushije urabeshya n'igihe wapfushije we jyenyine, kumva ko biharira ibyiza byose kandi ibi byose bakabitsindagira ku bandi. Dr. François Xavier Munyarugerero, impuguke mu mateka zikoranye zo zabasha kumvikana ku cyavamo amateka y'u Rwanda uko yagenze, cyangwa nabo izo mpuguke ziramutse zihuye nazo hari igihe zitabyumvikana?
aha rero sinzi impamvu ushaka kunjyana aho hantu cyane rwose reka nisanzwe nkakubwira. Ubundi abanyapolitike umurimo wabo ntabwo ari uwo kwandika amateka y'igihugu, ntabwo amateka y'igihugu yandikwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike bayobora igihugu mu nzego zose, bagaha ibyerekezo mu nzego zose ibyo bifuza ko bigenda, kandi nabo babihawemo uburenganzira n'ababatoye babahaye ubwo bubasha. Ni ukuvuga ko nta kuntu ubundi niba ari ishyaka riri ku butegetsi, ubu ntabwo riba rizamaraho imyaka 100 ku butegetsi, ntishoboka. Iryo ishyaka riri ku butegetsi ryatanze gahunda yaryo, abaturage baritora, bari bati uzamara imyaka 5, wakongera ugatorwa imyaka 10, birarangiye. Ntabwo wari wakwicara ngo noneho bagiye kwicara ngo njye kureba ibyo Ruganzu Ndoli yakoraga, ngo njye kureba icyo Nyamakwa yakoraga, njye kureba ibyo Bashira yakoraga. Oya, ubundi bikureba wowe. Nshobora kuba ntasobanuye neza ikibazo. Ndavuga ibihe bihindutse hakajyaho ubutegetsi bukora politike, ko kuko politike yakabaye ikorwa, ubuyobozi bwiza, imitegekere myiza, noneho hakaboneka uwo mwanya wo kugira ngo ahantu runaka mu gihugu impuguke, abakoze ubushakashatsi ku mateka bo ubwabo bagahura, abantu batari abanyapolitiki ahubwo b'impuguke mu mateka bagahura nk'abantu 50 bose bize ibyo bintu babihugukiye iby'amateka. Utekereza ko byo byakoroha ko bakumvikana ku cyavamo amateka ashobora no kuzajya yigishwa mu mashuri, n'ushaka kumenya ayo mateka koko bikaba bivuye kuri abo bantu 50 cyangwa 100 b'abanyarwanda b'impuguke mu mateka y'u Rwanda? Birashoboka yuko babyumvikanaho icyo kintu kigasohoka? Birashoboka, ariko ndakubwira uburyo byashoboka. Byashoboka kubera ko ntangiye gusobanura ko atari abanyapolitike bafashe ubutegetsi bagomba kubivuga. Ucyumva ko nko kuvuga ngo dufashe ubutegetsi, abantu bacu babuze amateka, ni muduhe. Ntabwo ari si ugufata ifungukire uvange n'amazi ukora umukata abantu batangiye barya. Ntabwo ari ibyo. Ubuhanga busaba igihe. Ni ukuvuga ko icyo gihe minisiteri ishinzwe uburezi cyangwa se minisiteri ishinzwe ubushakashatsi mu gihugu cyangwa ishinzwe umuco w'igihugu cyangwa ishinzwe amateka, ko ushobora kubaho niyo yafata icyo kibazo ikavuga iti dore Banyarwanda, amateka y'u Rwanda yanditswe n'abantu benshi. Abantu benshi barayanditse. Icyo kibazo ni uko abantu bakibagirwa. Amateka y'u Rwanda yaranditswe, ariko nk'uko umugabo witwa Yani Vansina yabyanditse mu article ifite hariya, yavuze ati nyamara mu by'ukuri ati burya twese tuyavoma ku isoko imwe. Ati nka buriya Kagame abantu baje kumwikorera, Kagame Alexis ibi n'ibi, ariko ukabona bose barandika ibyo Kagame Alexis yanditse. Kubera iki? Kubera ko Kagame Alexis yigishijwe na Sekarama Kampumba nawe, kandi abo ngabo bakayijuka bari abatware, yagendaga avomamo ubwenge, ababaza akandika. Abo bose nabo nibo babwiye ba Zenowski, babwira ba Schumacher b'Abadage, bo ba mbere baje kubikora. Kagame atanatangiye, Kagame yatangiye kwandika amateka 36. Abandi bo abo badrapije barabyanditse n'abagenda. Ni ukuvuga ko abanyamateka bacu nabo bagenda bakoperana. Abanyamateka bacu barakoperana, ariko si n'ugukoperana gusa, ahubwo bagenda umwe iyo avuga ibyo undi avuga, usanga dufite icyo nakwita igihimba kimwe. Ni ukuvuga ko aya mateka Kagame Alexis yanditse, ababikurikiranye neza babibona, mu by'ukuri yaduhaye icyo nakwita ishusho ry'u Rwanda uko ryabonekaga ku gihe cya Rwabugiri na Musinga. Ibyabaye abo bose bagiye bavuga, abo bacurabwenge, abo biro, abo bantu bose bagiye bamuha amakuru, ni ibintu bamenye bw'icyo gihe. Noneho bakavuga amakuru uko yagiye, uko yari ameze, noneho bakerekana n'ibyo yise ya genealogy y'abami byose. Ariko ikibazo gihari nuko urumva ko abo bantu bose bari ibwami, bavuga iby'ubwami bwa Karinga nyine, bwagenaga na Karinga, ariko ntibavuge cyangwa bakavuga nabi izindi ngoma zitari Karinga. ngo mwumve neza. Ni ukuvuga ko harimo ikintu cyo gupingana no gupfobya ibitari Karinga cyangwa bitafitanye isano n'ubutegetsi bw'abanyiginya. Sizo ngo ndi hasobanutse. Urumva rero ko tumaze kumva, ni ukuvuga ko haba ikibazo cya metodology yo gukora. Bati
ibyo byose turebe ni bande bahaye abanyamateka bacu ubwo bumenyi babuvanye hehe, kuko ntabwo Kagame yicaye iwe ngo ahimbe ibi byose ntibishoboka. Ikindi cya kabiri ni uko u Rwanda ntabwo ari agahugu konyine kari ukwako, dufite ibihugu duturanye nabyo byagiye byandika amateka yabyo, bifite ukuntu bibibona. Niba dushaka gupfobya ibyaberaga nk'i Burundi cyangwa ibyaberaga muri Kongo kw'Ijwi cyangwa ibyaberaga mu Bugande, urumirwa ukavuga uti nk'ubu abantu bamenye ko ku gihe cya Rwabugiri hari umudage umwarabu wabaga kwa Rwabugiri yamaze imyaka 5 iwe, n'inzira njye ngomba kuba ndifite, ni umwarabu wabaye kwa Rwabugiri, ni ukuvuga ko yacuruzaga. Ariko ibyo bintu iyo ubajije abo ba Sekarama ntaho bisanga mu bitekerezo byabo bahaye Kagame birimo, kandi avuga ko yagendeye kuri ya tradition wahare za mvugo. Ni ukuvuga ko abandi bavuga ati mwebwe mwite gusa ku bifitanye isano n'umwami, ibifitanye isano n'ibimuha agaciro, bimureba gusa, ariko ntimwigire muvuga ibindi. Ikindi urugero batanze ni uko babonye ko nko mu Rwanda abasirikare b'Ubugande bo muri Buganda, ubwami bw'Ubuganda bigeze gushaka gutera u Rwanda, noneho ngo baratsindwa pe uruhenu. Mu mateka yabo babyivugiraho, ariko mu ntekerezo z'u Rwanda ntabwo bisangamo. Kubera iki? Kubera ko wenda ntibigeze barengaza byose byamberaga mu Buganda, bavuga ngo bateraga Ndorwa, ariko Ndorwa yambuka ikagera no mu Bugande, ikagera no ku Buganda, ku buryo hari ibintu usanga abo batanze amakuru baha Kagame, baha Bashumahere, baha Kizanusiki n'abandi bose na Baveriduru bagiye babyandika, ugasanga nabarakije niho babihereyeho, ugasanga mu by'ukuri bivugira gusa ibyari bizwi, cyangwa ubutegetsi bw'ubwami bw'abanyinya bwashaka ko bimenyekana gusa. Icyo kintu cyaje kugaragara umunsi abazungu bavuze, ababirigi bavuze ko ibintu muvuga turabona atari byo, muravuga mukavuga gusa ibyo mu Nduga, Nyanza, aho ngaho kandi Nyanza nawe yahoze ari Mashira, nubwo wenda abantu babyibagirwa. Mashira niwe wahimbye Nyanza, ntabwo ari abanyinya bayihimbye, bari bayimwambuye. Ibyo mateka nabivuze nagiye bisobanura mu bindi biganiro. Noneho bagize bavuga ati rero nimukomeza mutya turabona u Rwanda ruri mu bice bitatu, turabona harimo igice cyanyu, hakaba uburasirazuba n'uburengerazuba, tugiye guca u Rwanda mu bice bitatu. Kuko ababirigi babwiye bafite Kongo iruhande ishobora gukora itangazo bati turabaha akantu kanyu kanduga mukagumane nimudakomeza kutubwira ibintu. Noneho babona ibi bintu niba abazungu bumvise ko ibyo tubabwira ari Nduga yonyine, reka noneho tuvuge ko nizo za Gisaka, nizo za Ndorwa, nizo za Bugoyi, Murera, za Kinyaga, byose nabyo byari batangira ukuntu nabyo babyita ko batekwaga n'u Rwanda bisa ari ibyabo. Noneho kugira ngo bagumane u Rwanda rwabo rwose, ugasanga iyo ibyo ni ibinyamateka, iyo bicukumbuye urabibona ukavuga ariko se bari mu biki? Cya gihugu cyacu ni igihugu kitari kinini cyane, amateka yacyo n'abashobora kubivuga ibyabo harahari, ariko ubutegetsi bwa politiki nibureke kwivanga mu mateka. Bureke kwivanga mu mateka, bureke abanyamwuga b'amateka ntibagomba kuba bakunda igihugu. Gukunda igihugu sinzi icyo bashaka kuvuga. Gukunda igihugu ni ukukibeshyera, ni ukugitekinikira kugira ngo oya. Gukunda igihugu ni ukugiha, ni ukwerekana uko giteye kugira ngo utere imbere, uzi neza aho uva, uzi neza umusingi wubakiyeho wari ni ukuvuga umusingi w'ukuri ushingiye ku kuri, atari ugutekinika gusa. Ndagira ngo ngushimire cyane Dr Xavier Munyarugerero, ngushimire cyane kubera yuko wafashe uno mwanya wo kugira ngo udusangize ku bumenyi ufite ku mateka y'u Rwanda, ndetse n'ibitekerezo n'isesengura ryawe. Ariko birumvikana ko ingingo nk'iyi ngiyi mu kiganiro kimwe abantu batayiva inyuma, ahubwo tuzagira ikindi gihe cyo gukomeza kuyiganiraho, ndetse n'abadutega amatwi nabo kubera ko bafite ibitekerezo n'ubumenyi, hari igihe bagira n'ibyo babaza cyangwa bagira n'ibyo batwungura, noneho tukaba twakongera tukaguhamagara kugira ngo
abantu bakomeze baganire, kuko mu kuganira naho ni hamwe mu hashobora kuvamo ubwo bumenyi abantu basangira, ari nacyo cyicyo ngicyo rwose usorejeho, kuba impuguke mu mateka zahura zishobora kugenda zungurana, noneho hakazavamo ikintu kivuye kuri uko guhurira hamwe, kikaba cyashingirwaho koko noneho nk'amateka abantu bashobora no kwigishwa. Wakoze cyane rero rwose kwigomwa uno mwanya, ni akagaruka dukunda abagaruka kandi imvura iguye nisubira. Wakoze cyane rero, ibihe byiza n'abawe bose Dr. Nanjye ndagushimiye cyane rwose, wakoze muri iki kiganiro kitoroshye ariko cyanshimishije kubera ko hari ibintu bimwe nagiye numva byantangaje. Urakoze cyane, naho ubutaha.